Yes, ni byinshi cyane tugomba kuganira kuri zino mbuga nkoranyambaga rimwe na rimwe akenshi kuri Gen Z, ariko uno munsi noneho muri Talk Plus yacu twateguye ibintu by'aba Gen Z, ibintu biri kaci cyane kuko akenshi ubusanga buzima tubayeho bwa buri munsi dushaka kubaho uko tutari. Mu gatandatu segonderi murasoje sibyo? Ugiye ubona n'urugero ari gukora muri company imwe runaka tutakwamamariza sibyo? Iyo company imhemba neza tu, hari amakampani abahemba neza nk'ama ONG runaka, agiyeyo ntago uzi umuntu umujyanyeyo sibyo? Aragiye abonye icyo giceri atangiye kugenda mu kamodoka ke, ubwo yagize ubwenge bwo kugura ako kamodoka n'ibiki cyane ko bose ariho tuhita twirukira, tugomba kugura ko tumodokari tumanye tudatekereza ngo reka mbanze kiri akantu hariya nzabamo mu myaka iri imbere, kahita ashaka akamodoka kahita kubitamo akamodoka azajya aryamo ibyo byana by'i Kigali igihe yaruhutse ya picnic twa hato na hato. Wowe mwiga asa abantu bafite imodoka niko barije ibyana ngwera ko wowe ni umusponsor sponsors, ubundi sponsor ngiye mama na nyine baramuha inshingano zitarizi. Gute se kandi bamuha inshingano zitarizi? W'icyo abashinzwe no gusponsoringa ikintu runaka, agishoramo ibiceri hari idazana. Sasa rero uwazanye iyo ide akayimuha kugira ngo ashoremo ibiceri, niwe founder w'icyo kintu. Nyine man, ijambo byo mu byongereza by'abazungu banumva nyine baramuhaye titiri itariye man, kuko ibaze umuntu ashoye ibiceri rikumva kugira ngo ikintu mu gikundi yakaba ari we founder. Kuko nawe ajya gushora ibiceri, kereka ashoye ibiceri nicyo kintu ari we wakitekerereje. Urugero ni urunguru sibyo? Se we ajya kuyishinga barapfigama rero nyita password professional gafa. Rero muri studio za Password podcast twakiye Alba. What's up? Uyu munsi uyu munsi manze ariko manze utarumenyereye ibibazo byo muri ntuzo byo muri entertainment kubibarizwa nko kuri kamera. Ntabwo mbimenyereye cyane yuko ahanini mba ndi inyuma yayo. Ni founder wayo. Nese founder harya founder bari abari founder wayo kabisa, kuko ngiye narinzi ko hari benshi baba bafite ibyo bitekerezo ariko ubishyira mu ngiro ni wenyine ahubwo founder no wabishyize mu ngiro ahubwo nyine ubishyira mu ngiro. Reka nkwereke ni wenyine niwe founder w'ikintu runaka yashyize mu ngiro. Benshi baba babivuga mu magambo babitekereza ariko kubishyira mu bikorwa bikabananira. Wabishyize mu bikorwa si umunyamahanga. Wabishyize mu bikorwa niwe founder wayo. Wabishyizemo ingufu. Agashaka aba sponsor yego. Ngewe urengeye kwita nka rugero nka founder namwita washoyemo ibiceri ngwera ko wowe ni umusponsor. Sponsors, ubundi sponsor ngiye mama na nyine baramuha inshingano zitarizi. Gute se kandi bamuha inshingano zitarizi? W'icyo abashinzwe no gusponsoringa ikintu runaka, agishoramo ibiceri hari idazana. Sasa rero uwazanye iyo ide akayimuha kugira ngo ashoremo ibiceri, niwe founder w'icyo kintu. Nyine man, ijambo byo mu byongereza by'abazungu banumva nyine baramuhaye titiri itariye man, kuko ibaze umuntu ashoye ibiceri rikumva kugira ngo ikintu mu gikundi yakaba ari we founder. Kuko nawe ajya gushora ibiceri, kereka ashoye ibiceri nicyo kintu ari we wakitekerereje. Urugero ni urunguru sibyo? None se we ajya kuyishinga ntiyayi uriya mwana wambwiraga kare kora ziriya boro, abaye ari we wakoraga nk'akazi runaka afite ibiceri bye agatekereza kiriya kintu akajya creating akoresheje ibiceri bye, niwe wakabaye uwo nguwo. Kajya creating akoresheje ibiceri bye kubitangira ariko abikoreshamo. Sasa rero niba we yaragize nyine umusponsor hari icyo wamweretse ku meza ukamwereka nyeneye ko dukora ibi ngibi akabyanaliza, yamara kwanaliza yabona yuko nyine bihura ibiceri byo hari bubishyire azabigaruza. Byagomba kuko abasponsor bose icyo baba bashaka nyine income y'ibiceri byabo bashyizemo. Sasa rero yabonye ko bigarutse ashyiramo n'ibindi byinshi
ntabwo wavuga ngo ego ko umusiponsa ni wa wundi uhaye ide y'ikintu runaka akavuga ati iki kintu ariko nubwo ari ide iryoshye n'ibiki byose impamvu uyu muntu atagikoze ni uko adafite ibyo biceri byo kuba yagikora. Sasa rero reka nshyiremo ibiceri byanjye njye ubifite turebe yuko cya glowing bitewe n'ibitekerezo byiwe n'uburyo agomba kuba yabikoramo. ahubwo ukoze hasi umwibutsi ngo impamvu ibikorwa remezo nyine by'abajene nyine bidakunda rimwe na rimwe gutyo bivuze kubera yuko hari ikiganiro nigeze guha umuntu arambwira ngo abaviye bacu bafite ibiceri ariko bafite ubwoba bw'uburyo tuzabikoresha kubera nyine dukora ibintu biri crazy shit nyine dukora ibintu nyine ukibaza umujene ibaza umujene bamuhaye urugero reka nkwereke kibaye byari gushoboka yuko Coach Gael adahabwa ari amafaranga ngo yubake biriya bintu bakabihuri hasi ye mu myaka. Ese nta bajene dufite batekereza tuvuge generation Z. Generation Z ubu ngubu nanjye ndo umusaza nagira ubwoba bwo ko ibiceri ngo ibikoreshe. Abasaza bafite amafaranga yabo barayakoreye. Uramutse umubaje uburyo yakoreyemo ibiceri nta mwana ufite iyo ide yuko yakora ibyo bintu kugira ngo abone ibiceri nk'ibyo cyangwa kimwe cya kabiri cy'ibyo umusaza watunze. nta n'ufite ubwo bushobozi. n'abafite izo mentalite bafite ukundi ariko man reka nkwereke n'ubundi bizarangira ngiye kurumba mbibona bishaka kuzarangira gusa bafite mentalite nicyo nagiye kuvuga bafite mentalite ahubwo uvuga ngo man hari abantu bakuru badatekereza yuko iyi generation Z idafite ibitekerezo biri high level. Nyine ikintu nkubwira ni iki ngiki sibyo buriya nta utinya ishyamba atazi icyo bahuriyemo ajya kukwima ibiceri hari aho yabonye yuko hagomba habayeho iyo saga habayeho icyo kintu nicyo kibatera ubwoba. Ese nta Kigali tuvuge ko nta mujene ariko utarabuza ababyeyi ariko ifite amafaranga akuye mu babyeyi tuvuge ko nta bari barahari benshi pe. ariko hari business baba bakora zigaflopinga sibyo bagasapotingwa na ba babyeyi n'ubundi bagifite yayandi kuko urebye nka generation Z nakubeshye nk'umuntu ufite imyaka munsi y'imyaka 30 dufata iyo range sibyo umuntu ufite munsi y'imyaka 30 wumva wowe ubwawe ukavuga ngo uyu muntu yateye imbere akoze n'amaboko ye yego ahasorinzaga akagera kuri iki kintu umuntu abarenze kuko mu bintu impamvu nkubwira gutyo muri no generation tureke no kuvuga ngo byari ibya kera ngo turi mu iterambere n'ibiki byose. Umugabo wagezaga imyaka 20 umusore wagezaga imyaka 25 already yabaga afite nk'umugore n'abana nka 3. Ni kimwe n'umukobwa wagezaga imyaka 17 18 ziko ari nabo bongereraga imyaka kugira ngo bashake kubera IQ yabo ibiri hejuru kuri 18 se harya hari abantu benshi kera bashakaga bafite 18. Hari itegeko ntabwo ryari ririho ariko nta amategeko yabaga ariho ahubwo hari abo bongereraga imyaka kugira ngo bashake. Itegeko yabaga ariho ariko bakawongerera imyaka kugira ngo babashe kuba bashaka. Uvuze ikintu cyo gushaka kandi bajya mu rugo kubaka rugakomera ku rwego utanabyumvaho. Generation y'uyu munsi ko nabyo na generation ya yindi ikintu ibishaka nimere nka runaka kandi akuze iki kintu ahubwo icyo kintu cyo bundi nakivuzeho we hari abantu ukuvuga ngo generation ihari ifite role model bafite role model babatera pressure ahubwo bafite depression zabica cyangwa bafite role model batera depression hoye nibo bayifite. Ni bande bayifite ino generation yose ifite depression. Ese ndakureba sibyo ndakureba ngo nahita numva ko muri ngewe ngomba kuba nkawe ntago nzi ngo byagenze gute ngo umere gutyo umeze
nkavuga ati as long as ndi bube meze nkawe ikimba icyo ari cyo cyose ndagikora kugira ngo mere nkawe. uri kwibaza icyo kintu? ndagikora kugira ngo mere nkawe, akagikora yego akisanisha nawe cyangwa akanagusumbyaho, ariko ibiri bumubeho nyuma bo bareba inyungu y'ako kanya y'iryo segonda rimwe bari kubivugamo cyangwa bari kubitekerezamo, ntabwo bareba mu gihe kizaza bavuge ngo niba nkoze iki kintu uyu munsi mu myaka 5 iri imbere none ko turi mu isi y'umuvuduko bizaba bimeze bite. ntabwo icyo kintu bagitekerezaho buriya ngewe ariko nta manza atari bose kuri bose gusa urugero n'inshuti ufite ntabwo ari bose sibyo, ariko n'abo ngabo bakanyakanya sibyo, ubona ariyo move bashaka kujyamo sibyo, kuko baterwa pressure. abavuga ngo okay nguhe nk'urugero wiganye n'umuntu mu 6 segonderi murasoje sibyo, ugiye kubona ubona n'urugero ari gukora muri company imwe runaka tutakwamamariza sibyo, iyo company imahemba neza tu, hari amakampani abahemba neza nk'ama ONG runaka, agiyeyo ntabwo uzi umuntu umujyanyeyo sibyo, aragiye abonye icyo giceri atangiye kugenda mu kamodoka ke, ubwo yagize ubwenge bwo kugura ako kamodoka n'ibiki cyane ko bose ariho tuhita twirukira tugomba kugura ko tumodokari tumanene tudatekereza ngo reka mbanze kiri akantu hariya nzabamo mu myaka iri imbere, kahita ashaka akamodoka kahita kubitamo akamodoka azajya aryamo ibyo byana by'i Kigali igihe yaruhutse ya picnic twa hato na hato. wowe mwiga asa abantu bafite imodoka niko barya ibyana cyane kankubwiza kuri barababaga ariko hari umuntu mujene ngiye tuziranye ruhambaye. reka mbigire uretse mbanze nsoze uwo mujene akunyuzeho rimwe aguhaye ntari ifite ahantu ku muhanda, ubonye yambaye agakote keza tebeje ibiki byose ameze neza pe kubise lift mu modoka nziza, muragiye arakudepoje arangiye aritahiye. undi munsi y'icyo utangiye kumuvugisha nubwo mutavuganaga ibintu birebire, utangiye kumuvugisha bitewe n'iki n'ukuntu ubwo ni kuri side ubwo y'umukobwa yawe y'umuhungu wo kukuri umuhungu niho ndi kuvuga muri abahungu babiri. tangiye kubona yameze neza ibiki n'ibiki uriya mujene n'ibiki nshaka kuba hari icyo namukuraho, hari ubwo yama connection runaka, wowe icyo uri gutekereza ni icyo ngicyo cya uramwinjiriye none uramubwiye nawe ubwiwe ntagaze uburyo yageze kuri ako kazi, afite ikintu gisa nk'icyamupushinze cyangwa ni n'amahirwe sibyo. mu by'ukuri umuntu wageze ku kazi gutyo ntagashaka urumva ntagashobora kukubwira ngo wabigenza gutya ngo ukagereho sibyo. mwariganye mwiza mwe mwese mwatsinze neza muhumugiraho muhurira sibyo, ntabwo ashaka kukubwira ngo nageze mu kazi gutya, ntabwo bishoboka. ntabwo ashaka kukubwira ngo ndagushakira connection imeze gutya na gutya. sasa iyo bimubwiye ukumva arabyitaje ntabwo agishaka kumva icyo uri kumusaba cyangwa kukubwira uko wabigenza, muri make nawe urahita utangira gutekereza why not ntamera nkawe, nanjye ngomba gukora igishoboka cyose nk'abandi bose. kubera yuko se yakwemeje muri izo strakare zose just yakweretse niyo depression iri mu bantu sibyo. kubona runaka ukuntu ameze wari umuzi ameze nkawe muri icyo gihe cyangwa ari no munsi yawe, Imana igira igeno ryayo kuba yakublessinga ukagira aho ugera. twari turi kimwe cyangwa uri munsi yanjye ye nabibona nyine nkabigiramo nishaza nka bati guturi yatera imbere undusha, nanjye ngomba kubihiga nkakora igishoboka cyose. ari naho usanga noneho twari turi kuri kote y'abajene, ari naho usanga noneho babakobwa bacu bashiki bacu ahita avuga ngo ndakora igishoboka cyose mere nka runaka, ugasanga akoze ibintu nawe ubwiwe atazi ngo ni ibiki.
uri kumva ikintu nshaka kukubwira ariho hahandi ubona bambutse bagiye mu bihugu by'Abarabu bagiye Kaze barajyayo byose ibyo bisikije ibintu mbere ukashize igihe nta n'igihe bazahagarara ariko buri igihe Rwanda Dubai nta n'igihe bazahagarara iwantu ugasanga abakobwa kandi none ikintu kiba kibabaje ni kimwe nuko abo bantu bajyayo bakanavayo badashaka gutobora ngo bavuge ibyo bahuye nabyo hari abanabonye ubivuga n'umwe ku ijana media ejo bundi ubivuga n'umwe ku ijana ubivuga n'umwe ku ijana sono ko warakaye subwo no kwashashisha nawe nyine umutima uba wamuriye wenda guturika ari wa wundi ufite ariko araza akavuga okay urugero aravuze ati ndagiye mbonye amafaranga ya naya nyabonye mu nzira izi n'izi bakamamagare none nta nubwo aguhamagara babandi basigaye mu Rwanda barabishegera nabyita kubishegera runaka yagiye ari hanze amafoto abwiye boro ka video social media zarabyoroheje boro ni ahubwo irenze byatari kubona runaka mwamuzi akaba yahagurutse noneho yava kubiseho nk'imyaka nk'ibiri akayitaza atagenda akabicaza ahantu runaka mu kabari runaka cyangwa muri restaurant runaka bakabona paying the bill runaka nta numwe wikozemo bajya gutaha buri wese akamukubita bibiri transport gatahe atavuga ati ibi bintu biva hehe agashaka kwegera wa mukobwa kamwe ati ibintu biva hana yashaka kumubaza gusoma ndi hanze ikintu wanshakiye link shabi bimeze gutya na gutya ati as long as nanjye ndibe mfite igice niko bivugira none ikintu cyitwa bavuga ngo as long as ntago baba bazi ngo ni igiki agapushinga uwo mukobwa kuba yagira icyo amubwira urumva cyaho ashobora kuba yakura ubwo bushobozi runaka bwo kuba yapay izo bill kwambara neza yego gusohokera ahantu hahenze kuba ya flightinga akajya hanze gake sasa rero ababebi benshi ikintu naje kubona hari n'igihe kwima amakuru abishaka ase byigize kurimo kuvuga ibintu wajyana true story biraha hanze tuvuga ibintu ukagira ngo na true story tuganira na abanyampinga bacu ariko hari ibintu baba badashaka kuvuga agakomeza kwima amakuru n'ibiki byose kuri umukobwa mugenzi we atakwifuriza ibyo bintu katakubwira ikintu yahuriyeyo nacyo ariko wowe ukomeje kumupushinga hariya hakurya baba bameze nk'abantu batumanaho kavuga ati okay akandi kana gashyashya yagiyeyo nakandi kana gashyashya gaturutse hakurya iriya waduhereza n'ibiki byose ntamvishe ngo n'abantu ngo babikora nk'akazi babita baki abangaba aba agent baba bajyana n'abantu aba agent ko tuzi ko ari abakora MTN aba bajene kazi naho bajyamo aba agent bakora bajyana abantu hanze amani baba bakora n'ibiboro byinshi cyane banera amabuye gusa ariko baba bakora ibiboro byinshi cyane harimo beza bakora ibintu binyuze mu mucyo ariko harimo n'ababi bakora ibintu bitanyuze mu mucyo cyane ko harimo n'ababikora baba batanabizi ingeri zose zirimo ubu bakora utazi boss wawe akaba yakohereza kujyanye mu kazi atazi bigiye kukubaho hariya hantu ko aba mabara bo biba bikaze musaza ahubwo ntaje ntabwo bajye mu barabo ntabwo sinzi ko nzanajya ariko hari umuntu yagize kumbaza ngo harya nimba arinde kera hari umuntu yagize kumbaza warote muri quartier zacu avuga yuko naba naragiye hanze se yarambwiye siri umuntu muri kumwe nimba ruvuye Kicukiro turimo kumanuka tugiye za hano za Gatenga naramunaza ngo usura mu n'umunyarwanda bandi aze muamubona nsa nko rero harukuntu man ngiye sinzi kirima mu Rwanda ukuntu yahindutse wagira ngo yabaye nk'iya Katari cyangwa ya hehe man uziko so reba ari umuntu ukureba akareba umusatsi akavuga ati yamunaga umunyarwanda amategeko n'amasakunda yahoze n'amategeko y'igero ariko ntago navuga yuko nyine ari ibintu biba birenze kuko n'ejo bundi
sibye n'icyo gihe n'ubu ngubu hari abantu nka Fiozinga tu hari umuntu nigeze kujya kureba kandi wasanga Vietnam ari abanyarwanda piri mureba shasi uko mbyumva nk'ibisekuru mba numva nyine atari abanyarwanda tu buzuye bose. hari umuntu akabagenda akamane uvuze ikintu cy'abakobwa. hari umuntu nigeze kujya kureba ejo bundi man namurebaga inshuro nyinshi kabisa muri company runaka nkajya ninjiramo kenshi gashoboka mu cyumweru umunsi umwe cyase sinzi ibintu twari turi kuvugana yumva mvuze ikinyarwanda tambazo uri umunyarwanda nda umunyarwanda urasuze ikinyarwanda ndakizi cyane yumva ahubwo murusha n'ikinyarwanda wana arumirwa nyine aratungurwa kandi twari tumaze nk'imyaka nk'itatu ine tuziranye atumva yuko nzi ikinyarwanda ubwo abana n'umuntu mukuru sino kuvuga ngo no ako ni ibintu byo mu kazi ni ibintu byo mu kazi mugeraho mu kazi tuvugana nkongera nkikomereza ariko we n'umunyarwanda gusa twanajyayo ngiye ko cya kintu cyanyishe ni igifaransa musaza kuvuga igifaransa ni igisasi we ntabwo wize ari igifaransa nize ari igifaransa ariko ari cya kindi nyine twigaga ababandi bize ngo muri nicya babandi bavuga ngo bize muri serayi. rero reka nkwereke wari wagira nk'aga challenge ukumva ikintu ariko okay ukacyumva ukanagisobanukirwa ariko utabasha gusubiza cyane izo challenge duhura na izo challenge abantu twize muri kiriya gihe igifaransa n'imibare tuyiga mu gifaransa uzi challenge wumva ibintu none ngiye kuko ababyeyi banjye bamwe muri bo bavuga igifaransa cyinshi baba bazi igifaransa cyinshi cyane ngiye kubwira ikintu agiye mwashwanaga kera mugashwana akahita kubwira urufaransa rwinshi cyane ukahita ndibuka hari umuntu yagize kumbwira mani amubwira ikintu ndavuga ati kino kintu nkunde nkimenye ariko njye nakimenye mu bakongomani ibigikondo indi sinzi ibintu twari turi school kera tukiga primaire yakumva umuntu ni kera wari ukiri umwana abana sinzi ikintu bari bakoze bamena vaze yandi nyine yo ku muhanda gutya imbere y'urugo rw'umuntu aramubwira igifaransa byinshi yakumva ngo tetwaye imbesire abaramututse ndavuga noya kwako tukiri abana ari kumva ibyo bintu ntago wabasha nta nubwo nabyita ari igihe ubyumva gutyo ukagasevinga ahantu ukigendera ntunamenye ngo bimeze gute ntunamenye ngo bimeze gute ukabata aho ciriye akengera avuga ati wa muntu yaradututse abantu nk'aba mani bahambere bakunda gutukana icyo kintu mani bakundaga reka mvuge gutyo bakundaga gutukana icyo kintu sinzi nimba n'ubu ngubu mani ubu ngubu impamvu bavuga nka Gen Z ariko nkubwiye njyewe ndibaza ni ukubera iki Gen Z aka kanya sibyo hatariho ka kanyafu bavuze ari nako gatuma wumva ikintu ntukiteho ariko kakagira kakita kisevinga nk'ahantu ibi bintu ni nk'uburozi umuco mubi ni nk'uburozi kuko discipline uyitozwa ukiri muto ni nko kwiga igifaransa ukuze ntabwo wakwiga igifaransa ukuze se ntabwo bivamo kanzi hari abantu bakize bakuze izina ry'Imana hari abantu ntacyo bazi cya kindi cyo gusaba umugati kandi baba ntuza baba muri kara gace k'ipari nyine tu baba mu Bufaransa njya mbona urumva kuba mu kintu no kukiga utakibamo biratandukanye ariko kwiga ururimi buriya ni ukuruvuga niyo waba uvuga utakize ukavuga amafuti nk'umuntu wa Paris abantu benshi yumva iruhande rwe abavuga ikirimi cy'igifaransa gusa sibyo se bitandukanye nanjye ujya mu ishuri nkajya kukiga ndi busohoke n'umwarimu uri kukinyigisha ashyiramo n'ikinyarwanda unacishamo kanasohoka karutata ntababishyi hari abantu nzi bakaruse kandi bazi igifaransa pe bajyaga bagikarota tugaruke ku byo wambazaga by'abakobwa bajya hanze bajya mu Barabu man abakobwa bajya mu Barabu sibyo no mu Barabu hari n'ibindi bihugu bya Afurika nyine biba bigaragaramo amafaranga agaragara
nk'abantu bari South Africa. South Africa aho haba hakakaye ariko nka Niger abantu benshi bajya Niger arabonye mbona kuri social media bajya Niger bajya hehe cyangwa abo ba Niger bakaza inaha ibiki ahubwo vuza gutyo tunyibutsa hari abajene banje babuze ibyangombwa muri South Africa man. Bariyo se bariyo babuze uko baza oya babuze ibyangombwa bituma bahaba nyine kubera yuko bo bagiye nk'abagiye gusura urumva bagiye buforode oya bagushake bagiye abo bana b'u Rwanda bagiye nk'abagiye gusura bagerayo bahura n'amafamiye yabo basaba ibipapuro byo kwiga bajya kwiga bamaze igihe kirekire bya hatari ubu ngubu banabyariye n'abandi bantu utamenya none se ubwo urumva babibura gute barabibuze kubera ko urabona nko mu Rwanda tugira irangamimerere ariko nagushyira muri system ukababona n'irangamuntu ariko bro hari utari umwene gihugu utara ewan nyine ari abayo n'ivangura n'ivangura batakuzi nyine byimbitse ntacyo ubona kandi none ukukibona urakigura kuko icyambere muri Afrika nta kintu cyubona ariko kikibaho muri Afrika ahantu hafi manza navuga nga 40% man ibyangombwa hari abantu njye numva ngo umuntu ngo yaguze cyangwa naguze icyangombwa barabigura ntago ari ubuntu cyangombwa ariko serivisi runaka ugomba kuyishyurira aho yavi kagera ariko hari ubwo bagenda ku marangamutima y'abantu nyine ni hahandi nkubwira ngo hari aboro bagira ivangura cyane abajene muri man none hari nk'umuntu uvuga ati ngo none se ngo wandangiye umunyarwanda mugenzi wanjye ngo byibura nkazamuza ukuntu we yakibonye cyangombwa ngo nanjye nkaje cyangwa azi kubera icyo abantu amahirwe yawe siyo yanyu yenshora no kujyayo n'amaje no kubibona already aho kucyo abantu bikanira umugisha wundi nyine nibyo kuvuga ngo umuntu yikanira umugisha wundi kandi ibyawe sibyo byane n'ibyane nakubwiraga guhera kare ngo umuntu wese abashaka kuba nkawe uko waba wabigenje kose ngo abe nkawe twagarutseho byaba abakobwa bagenda batazi ibyo bagiye gukora bakagenda bakabacunaguza bakabakorera ibintu nyine bitabo nabyita nk'iyicarubozo ariko ntibaze ngo babivuge ahubwo nabo bakishimira kuba bakohereza y'abandi hari umujama wanjye akoherezayo mushuti we hari uwo numvisheje wundi ngo mushuti we ngo niwe wamujyanye kuri social media maze iminsi atambukaho w'umusista ngo yajyanywe na mushuti we ngo arangije ngo aramubwira ngo niwe yaramubwiye ngo mu Barabu nta mikino ngo nta muntu uza guteta mu Barabu ukora icyakuzanye waje uje gushaka amafaranga yari azi ko ari ibintu birenze ajemo ariko ubundi baba bajyaho imana Rwanda ko rutekanye nta mahoro ibiceri wariye ducyo karyama kare ni bya byo kuvuga ngo bashaka gukira utavunitse umva ko mu Barabu just ari ukugenda ukaregeza ugakira tu bakaguha amafaranga nabonye barimo gutaha ibisasu buriya ahise mpaba mwana hari ikintu n'ugahita bavuga ati yani ibintu biza ahantu hose bitewe oya birabyo biri too much bro nimbiriya ariyo tuzanyiramo muri no myaka iri imbere nese reka nyine reka nkubaze si byose kuba bira iboro byo guhanahana ibisasu n'ibiki byose bari kubikora umuturage n'umwe uba wabigizemo uruhare babigiramo uruhare urugero hari sinzi niba abasomali niba abaki barimo kuza kuri TikTok bagaherezanya imbunda abana batoya gutyo bakamodaringa baherezanya imbunda ariko uri kwibaza icyo kintu uribaza abo bantu hano baba baturutse ndavuga man icyo kintu ntabwo ari ikintu kiva muri abo bantu wese ugeze babona ntago ndabibona ntago ndabirebaho ariko ntago ari ikintu kiva muri abo bantu batoya cya gifite umuntu ugihagarariye ntago ari abo bantu bakiriye icyo kintu ngo kibe ubundi government nziza tuma n'abaturage baba beza bagatunga imbunda ibashyira ku murongo bagatunga imbunda ngewe nyine kuba bazitunze wenda ntawamenya mu mico yabo guhera na kera babayeho batunga imbunda umuturage atunga imbunda bya self defense cyo kuvuga ngo in case habayeho iki ngiki nakwirwanaho sibyo mu mico yabo ariko ntago wavuga ngo
ngo ni ubutegetsi bubi, ariko ubutegetsi buba bwiza bitewe n'uko bwegereye abaturage, bukababwira yuko ibi n'ibi bari gukora atari sawa, nabyo bakabyumva bakabikurikiza. Utabyumvisha hari ibihano biba bimutegereje, sibyo, agahanwa n'abandi bakabireberaho, izi mbuga nkoranyambaga zizakora ibibazo. Numvisha no muri nimba ari panorama araboro, numvishe abanyeshuri ruriya rubyiruko ngo bafungiye imbuga nkoranyambaga ni muri Nepal bari gutwika amazu y'abantu, ba minisita n'ibiki byose. Zino mbuga nkoranyambaga iriya niyo bita Genzi. Yereka mubwire ngewe nk'ubu ngubu bambwiye ati wahagarika nk'iki kugira ngo abantu bongere babe bazima bro. Uziko bino biboro bya social media cyane cyane nka TikTok bro irakombata bro, ukombata ubwonko. None barakubwira ngo hari ibintu bidatestingwa, hari ibintu bitajya bitestingwa. Nimba abandi babikora ari ukwishimisha bikarangira tugakomeza ubuzima. Wari uzi ko hari ibintu bidatestingwa? Mbikubwire, hari social media nubwo tuyirirwaho umunsi ku wundi, nubwo burozi tuba twaraburiye. Social media buriya nta muntu uyitestingaho. Niyo mpamvu abasaza ba kera, nta musaza ushobora kubona kuri social media afite ka library kiwe mu rugo anyuza amaso mu biti. Ubusu wasoma igitabo, urugero nk'igitabo cyanditswe nko muri 2002 mvuga ni cyafi kuko abaze hari igihe bajya bisomera nk'ibyo muri 34 reka mubwire ahantu ubwo uri gushaka kuganisha nahangaha bitewe n'aho tugeze cyangwa aho turi kwerekeza. Gusoma igitabo cyo muri 2002 nta kintu cyamarira, niko wari ugiye kumbwira. Niba ntibeshye. Oya, uzi impamvu se? Waravuze ngo nta kintu cyakumarira nyine just kubera ko suri umujene gusoma ibya kera kandi turi kujya mu iterambere. Yego ahubwo ikintu cyane uba wakisha cyane manu uzaba abazungu banza badutekerezaho imyaka nk'ijana mbere yuko tugera kuri ibyo bintu. Mu bitabo byo uzi ko nka newspaper ubwo basharahombye pe. Newspaper isoma ryari yahombye muri Afrika. Abazungu nicyo kintu bikorera, nicyo kintu basoma newspaper bro. Ahubwo avuga ngo mu myaka iri imbere bazahomba, mu myaka nka 30 iri imbere nta kintu izabikivuga. Nk'ubu ngubu bakobaje ngo uheruka gusoma ikinyamakuru ryashaje, nta kintu izabishaka mu binyamakuru, izabishaka internet gusa kuko nicyo yavukiyemo. Ariko abasomaga ibinyamakuru abakera ko nibyo babonaga. Hari iyo gahunda sibyo? Ariko hari ya gahunda numvisha bavuga ngo nimba uzi ibintu byinshi nta kintu bizakumara, igihe kimara. Aya nanone wamuntu kuko dore cyambere, dore ikintu cyambere namaje kubona aka kanya dushaka ko turimo gukora ikiganiro hano tuvuga ibyo bintu, ariko abantu bakeneye kuruhuka none turagikora amasaha yose nyine bakeneye yapana wowe ubyina ntabwo waje kubyumva. Bakeneye umuntu nyine gukora ubugoryi abantu bagaseka bikarangira. Hari amafilime nyine ya komedi, hari abakora amafilime no mu buzima busanzwe, nese nta muntu urigira ikigoryi bashaka kwigira abandi bandi nyine tubaha n'ibindeba. Aho n'ibindeba niho havamo ibibazo bazahora nabyo imyaka y'ubuzima bwabo bwose. Ngaho ibaze ko ukumva reka nguhe ingero 3 nubwo wowe mo kwango ntago nyamara urabizi birimo kugiza nkano umuntu azana ibintu bizima abantu bakabikwepa. Dore cyambere nyene ni ya dore ikintu cyambere ni ya Genesis, dore ikintu cyambere sibyo? Wari wasinda ngo wiruka ngo ujye kurara kuri gereza. Oya cyane ko ntananywa n'inzoga. Okay, oreka mbivuga gutya ungize umusinzi kandi. Okay, ntabwo oreka niyo kugira umusinzi. Wari wabonaho umuntu asinda, anywa agasinda bitewe n'urugerageje cyangwa ibyari byo agasinda, yanywa itabi yanywa iki pfa ko ari ibiyayura bwenge, akajya kurara kuri gereza cyangwa se akajya kurara kuri station ya polisi. Biba byinshi, hari n'abarara mu muhanda. Oya ngiye nkubwiye icyo nyine. Wari wamubona? Ntabwo ndamubona agiyeyo. Wari wabona se umuntu usinda
baravuga ngo reka burya reka n'umusazi arasara agatinya reka mvuge ibintu mu Rwanda ntarabona njye ntarabona urabona umuntu wasinze ufata ibuye agatera imodoka ya polisi. hariho nabonye niba yari yayuriye bibonye okay yari yayuriye pe ayiparamiye ariko kuva mu ntara rwose Mana abantu ntago reka mbwire abantu ntago basinda ahubwo bashaka kwigira ibimara bigira stupid ati gute ntago abantu bino minsi ntago basinda ngo bibagirwe icyabazanye kuri no se ahubwo basindana ubugoryi bwinshi cyane kuko nimba badasindana ubugoryi bakabaye nyine bareba ibintu ntibabyanarize ngo bishoboke. ahubwo ikintu namaje kubona abantu b'iki gihe navuga ko ngo bigize ba mpamvu ntibindeba ntibindeba se n'umunyururu ntukurebera nyine ni bwa bwenge rega ya bintu baba banywa ntago ari amazi mani bintu biba n'ikindi kintu kitari amazi musaza kuko anywa ahubwo ikintu twavuyeho ni kimwe kibanywa ibyo badashoboye kandi nanone wareba inyuma ugasanga ntiwakibavebera. impamvu ni iyi ngiyi sibyo iyo umuntu anyweye icupa rimwe akanywa irya kabiri akabona umugurira irya gatatu abonye umugurira irya kane ntago yaryanga kandi nawe iyo afite andi mu mufuka watereka anywa akanyuma ariko akanwa kanyuma karagoranye akanyuma ko ni isereri akanywa ko ngako hakaza undi akabonye undi muntu araje mushuti we runaka musaza wicaye ahangaye baguhi akamuha sasa rero ugasanga ni ikintu cyo kuvuga ngo hoya byarabyihishe ntabwo guhakana bikunda aba bagenzi wenda abasaza bari ukuntu babigerageza akavuga ati okay burije reka numva bavuga ngo ariko genzi njya numva bavuga ngo bahita babarira mu kunywa nyine mu gusinda kunywa ibiyobyabwenge cyangwa iki bakinywera tu as long as basinze ntacyo bivuze ibyo ariho hahandi ziba control nabo n'igihe bakora ibintu batanabitekerejeho abantu bakuru uwanyweye agacupa ari we wese ntabwo mvuze umuntu mukuru cyangwa umutoya sibyo zigamukoresha ikintu nawe atatekereje. ese ubundi mu nzoga habamo ibintu bita IQ oya mu nzoga habamo IQ oya izina ngo iki urugero hari igihe umwuka avuga ngo nina mva ngeje ahangaha ndataha numva se atarimo IQ ibyo ni ibiyayura ubwonko ntabwo ya IQ yawe ahubwo uba ufite biragenda bikayigabanya bikayishyira hasi utangira utekereza neza. oya ibyo ukabitekereza wenda ugeze nko ku icupa tega amatwi wanze unyumve utangira utekereza fresh uvuga ati ngiye kunywa ko injira mu gabo uvuga ati ngiye kunywa gatatu nitahire wane dutatu turaho ngaho nayo yari umuntu ushyiraho n'akantu k'agafege ari iki byose akubita tubira akahita yikoza hanze akabanza agarishyiraho karikubita akahita agaruka ashyiramo akandi ka gatatu ajya kukamaramo yumva azatangiye kuryoha ntabwo aba akibuka ko yaje yafashe umwanzuro ko anywa dutatu tabwira wayita tano tundi nka tubiri akatuzana akaba tuminini gake tujya gushira yo yatumije utundi ariho hahandi usanga aratashye atashye n'umutima mwiza tu hakundi urumva ntagabanywa amazi rimwe na rimwe anyuzamo akadandabiranamo gake ariko hari n'abagenda nyine bari stable nta birenze ariko kwa kundi agenda adandabirana niba ahuye n'umuntu akamukoroga mu mutwe direct urumva ibyo ari bukore nawe ariko buriya ntabwo abantu benshi bameze gutyo ntabwo rega bagira ku kadevu urugero ugasohoka utagize nta muntu utagira satani muri we ntawubaho nta muntu umeze nk'andi ongera mu kaga ati ngumva ngo somaho inama imwe utansuzugura aravuga ati ubwo ari wowe bivuze reka ndisome noneho hari igihe noneho umwana hari igihe uhura n'umuntu akakubwira ati
akira usomeho intabimwe nyine noneho wareba umuntu ukuntu umwemera ukuntu umufata nk'umuntu ukuze ukaba ati ntabwo namusuzugura ni umuntu mukuru ntabwo mu muco natojwe ntabwo natojwe gusuzugura abantu bakuru nta kibazo mufatiye nawe ni nk'umuntu umbwira ngo kureka inzoga ngo ntabwo ngo bibaho ngo ntabwo yabishobora kureka inzoga ubuze ko yewe naziretse ikibazo bitwaye ubu nyihishemo mwana ngewe buriya ariko n'ubundi nta nzoga nigezemo wasomagaho kugira ngo utabasuzugura nasomagaho kugira ngo ntagusuzugura nk'igendera dore ko ubundi ngiye mbara ko inzoga yatangiye kukubwira ngo inkwirindi bagendera mu murongo umwe wo kuvuga ngo inzoga ni mucyurabuhoro inzoga ni mucyurabuhoro se ariko nakwibuka akaboro Amag the Black yigeze kuvuga urumva kunywa inzoga ngo uri gukemura ibibazo ubundi naho ziragushiramo bya bibazo bitakemutse kuko ntago ziri buze ngo zikemure bya bibazo ahubwo ziraguteza ibindi hazo kandi naho bahera bavuga yuko bano bahera bavuga ko badashaka kudaha amafaranga afatika none urayaha umwana yajyane mu kabari cyangwa niba yashoye wenda nko muri business tuvuge wayamuhaye yashoye muri business inyungu ya mbere abonye amagara gang none kuyisindisha agiye kuyikoresha bya bindi byose bashaka babikore muri ya nyungu buriya nimba hari ibintu nanga umuntu urata genge buriya kandi iyo nyungu yakamubereye igishoro cy'indi business runaka buriya nanga umuntu urata genge ndabyanga pe buriya ari story nigize kugira urabyanga ariko naho cyo wabikoraho ari story nigize kugira kera Gen Z ntago ishaka ngo uvuge noneho ikintu genge irarenze ikintu kiriho ni kimwe sibyo ukuntu bateye navuga niba nabyita ngo iki sinzi range nabishyiramo nshobora kubivuga nyine bakumva ko mbivuze nabi nahora no muntu ejo cyangwa ejo bundi akankubita nibuye cyangwa ngewe buriya nzajya mvuga ariko nawe buriya mfitamo ingaruka ariko icyo mvuga ni iki ni kimwe nta mugenzi ugishaka kumva noneho kumva wagira ngo ubaho ejo nijye kubwira umuntu amubwira nti kuri ya boro warimo kuvuga uwo mugira inama ute oya ngewe nyine aba yumva ko uri kumugira inama uranamuzi none iki yamwihorere uramuzi ngewe naramubwiye nti wajya ureka gushaka kubaho nk'abandi wabayeho wowe ubundi barinda bajya kugusebya biraye boro wabiretse wabaye mpano umujene yagiye mu nzu nibyo nakavuze yagiye mu nzu yakodesheje inzu ya Trose yipashe muremure mbese muri make yaranafite nyine yafite byako kanya siniko navuga nyine ibintu akora yafite byako kanya aranayakora pe arayakorera agane se bro aho kujya mu nzu ujyanye ivarisi ebyiri cyangwa 3 usangemo kwiziniyeri ibintu byose nyine byo mu nzu wowe ujyane ivarisi gusa imyenda aho kugira ngo ubeho gutyo nta kintu cyawe uzagira mu buzima bwawe wagiye mu nzu ya 200 cyangwa 150 ukabaho ufite ibintu byawe prepare ibintu byawe kandi yanayibona kuba yayibona ahubwo avuga ngo ameze nka babajene nyine batagira ikintu bakora i Kigali no abo bantu birirwa baryanye wa mugari sinzi umuntu numvishe ngo bateka utunudozi ku ka Netflix aho ngaho akarya ngo akarara ngo byagera mu masaha 12 n'igice ngo akahita atangira kubaza aho byabereye kajya gutega icyo bita ngo umureko no kuvuga cyasi no kujya nta mafaranga afite arajya kunkwiza abandi bamuguriye kuvumba niko bavuga babyita kuvumba kera babyitaga nta muntu ukivumba tega umureko nigeze kwicara muri ntuza muri mahaboro muri ba noneho nza kugera igihe nshaka gusohoka ngo nigendere umuntu arambwira ati hari umuntu ugushyiraho agacupa nicaye gutya nyine ibyo noneho byanga kubi nanga umuntu njya ngura icupa nari nisohokeye buriya ntago ajya kwigiza nkana ndabakurangije ugomba kwicara ntumusuzugura ukarisoma gahunda ariko bona nagiye kunywera n'umutipa wanjye naho hakorera
arambwira ati uriya mujama kugura ndanamubona pe ngo akugurira agacupa none ndangane bro nta cupa nshaka ngo rishaka ngo umwana we kugisuzwa hasi kuri umuntu w'umujama bite byawe kuki uba ushaka nyine kwigira ukuntu hagati se ko ntaryo nshaka none hagati ririya cupa rimujyanire cyangwa urisige gendaza kuri mu kindi gihe nabwo nimbishaka abigira intambara njye buriya mfite wa mugani mfite na karagiteri yo guhita mfata telefone nkahita nisohokera tu nari nanishyuye nari nakintu babanzaniye na fagitire wowe bivuge ngo ubirakariramo wowe ntabwo ari ukubirakariramo hoya hari umuntu reka nkubwire sibyo ino Kigali ukuntu nayisanze niko nzanayisiga ntacyo ugomba kuyihindura ntacyo icya mbere ugira inama umuntu ugira inama umukire akakuvuna karara bikemera nabyo ariko ubundi muba mwarasaze nta muntu ugira inama umukire nta muntu ugira inama umukire reka mbwire nta muntu dushobora kuba twicaranye gutya hari akantu nabonye ku makuru haciyemo igihe k'abajene ngo bagira inama umukire w'umushinwa ukuntu ahantu bubaka bose bakimugira inama y'uko agomba gukoramo ibintu uko ibyo yababwiraga nyine ubwo bashobora kuba barumvaga yuko bitari bumacinge nyine biri buteze ikindi kibazo bamugira inama y'uko ari bubikore mu gitondo niba byarabaye mu gitondo niba byarayise biba ako kanya ariko ngo icyo yakoze bose abamugiriye inama yahise abirukana abantu ariko nawe mba numva ari ikosa umuntu yashoye amamiliyari ye urimo kuza kumugira inama ese ubundi washatse kugisha inama yabura wagisha inama nuse nkubaza ikibazo cy'amatsiko kandi yataguhisemo nkubaza ikibazo cy'amatsiko yego yashoyemo amafaranga sibyo dufate urugero rw'inyubako runaka muri uru Rwanda muri kuyubaka genda umukire sibyo uri kuri site urugero uri enjeniyeri cyangwa uri umwubatsi runaka njyewe washoyemo amafaranga kuhagera ku munsi nshobora no kutagera ku munsi nkagera nko mu kwezi cyangwa mu cyumweru sibyo ariko wowe wirirwa kuri site uzi ibintu uri guhura nabyo aho ngaho sibyo nuza ukambwira ngo boss ibintu bimeze gutya na gutya kuri site turi guhura n'iki turamutse tubikoze muri ubu buryo ntabwo byakunda urinde nyine nk'umuntu nyine wirirwa kuri site kuwangiriye icyizere ukanshyira kuri site yawe ngo mbikore wasanga wenda ubwo uzi se wasanga wenda boss yarashakaga ko hagaragara abantu cyangwa hagaragara abantu bo kuba bakora ibintu biri aho ngaho uko no gusuzugura umuntu uri munsi kandi ari umukire nyine biba ari ugusuzugura umuntu uri munsi yawe uzabire kurebe kudapfa none si icyo nkubaza nawe ubiretse reka nkubwiye nta muntu wigira ubaho sibyo se iryo jambo ntuzaribwire umukire hari ubaho se none ukeka ko batabizi mubaze ikibazo cy'amatsiko nyine ntabyo wababwira ni kwa kwigiza nkana kw'abantu ariko babyica babizi niyo mpamvu bakubwira ngo ntukajye inama niyo mpamvu nanjye icyo nshatse kukubwira ni iki ngiki yego nta muntu ugira inama umukire pe nta nubwo nanayimugira n'ubundi kukubwira ibi ngibi ariko ni ibintu bakora babizi neza yuko ari amafuti sibyo se adafite umukozi uri bumuteke none ikintu kimbabaza abafite umukozi uri bumutekera akamugaburira akamurerera abana akamugirira iki yaza akamucunaguza icyo kintu uracyumva urumva paso hari umwana w'umukire ushobora guha amafaranga akayabyaza umusaruro kuko baranahari benshi havutse nyine byarakunze ku buryo n'ababyeyi babagiriye icyizere bakaba bagira ibyo babaha bakaba babikurikirana kandi bikanagenda neza ariko bitavuze yuko hari n'abana b'abakene utabiha ngo babikore barahari biteje imbere bazamutse noneho hari n'abivanye hasi apana no kubibaha bakagira icyo bageraho kizima kinagaragara ariho hahandi baba abana b'abakire baba abagabo b'abakire abana babo bagakurira muri bwa buzima wa mwana w'umukire babihaye yakuriyemo aba bana babo bagakura ari abana b'abakire ariko hari n'abo biha rwose sha bakareremba rw'ababonye abo rero niyo twaba dufite mu myaka ingahe yari ishize noneho reka nkubwire hatagize igikorwa mu myaka
nk'icumi iri imbere nta basaza muzaba mufite cyangwa abana kuko ibintu bazaba bakora ntago bibaho n'ubu ibyo bakora biri crazy kabisa ku rwego utanabyumva bakora ibintu nyine nawe bikakurenga yamba numva natwe sometime nibigirengera bazakora ama software yo mu Rwanda akorerwa mu Rwanda tukaba dukoresha ibyo mu Rwanda bakamenya uko bari generating abantu kuko ibiboro byatangiye kurenga umutaru iki rega byose biva ku ma social media hari ikintu cyajeho tudagomba gifite n'imbaraga nyinshi cyane biboro byabo bashiki bacu b'abagabo cyangwa abasaza bacu b'abakobwa nibyo byadanje biriya imbaraga bifite nta n'icyo uteze kubivuga bivugeho urebe iki kubaho njye ntago mpari ariko njyewe dore njyewe ukuntu nabikemuye none biriya biboro byo ni na bibi cyane man dore njyewe ukuntu nabikemuye muri mind yanjye ni kizira nta nubwo no kuvuga ngo ni icyaha ni kizira nuko abantu babitsinda rimwe na rimwe bakanga kubivuga bitewe n'ababikora cyangwa wabivuga n'ababikora bakagutera n'amabuye nawe uburenganzira bwacu ariko ni uburenganzira bwabo ngereka mbavugire no mu mabayibolo bavuga yuko aricyo kintu cyarimbuye hariya ahantu Sodoma n'Igomora aricyo kintu cyabyubitse ibibazo uburakari bw'Imana aho bubona icyo kintu bukabona yuko kidakwiriye ngewe barengereye kuri abo ngabo ngewe ukuntu nabikemuye mu bwonko bwanjye bikore ntubinzaneho wowe ni byiza kuri wowe ariko ngewe si byiza kuri njye rero uri kuvuga ngo nabikore ntabikuzaneho ntabwo umenya ngo wabigezeho bira ni ibintu bidatestingwa hasi hari nk'inshuti yageze bijyamo kuko umuntu arakumanipira urumva hari abantu bamanipirwa akakumanipira nta n'umuntu utamanipirwa urumva nk'uko social media yadukuruye ushaka kuvuga se umuntu yafunguye ka WhatsApp wahise ntafungura WhatsApp nanjye ngo ndebe ibintu abagiye kureba kuko wumva abantu benshi babivuga ati WhatsApp reka njyeho ndebe iyo rimwe biba birangiye sibyo biriya bintu niko bimeze uba wumva abantu bakwegereye aho hafi ari byo bintu bibahora mu mutwe ngira ngo ujye nabibona ko mu social media bijyamo kenshi cyane muva sohoka kenshi cyane biba byiganjemo ibiki byose hari igihe baba bari kumanipira abantu handi utekereza ko bati si ibintu wamugani why not kandi iyo bikoze rimwe kaba ase ko abantu bashaka gutestinga nyine ni ibintu bidatestinga ibyo Ebola ari ubwibone nyine no ubwibone kuvuga ati runaka ko ari uyu nguyu hari n'abantu bagendera ngo runaka n'uyu nguyu runaka agabikora muri nibya bindi nakubwiraga by'abagenzi baba bumva bashaka kubaho nka ba runaka nabo bazabijyamo kandi ari bo babe nibo gusa shabyihorere noneho uru rubyiruko sinzi byarwo byaranze cyakoze ubwo mba ntekereje ukuntu nk'amafilime ugura abonema Netflix ugura abonema kuri izihe z'imbuga ugasanga nizo zo boro zibereyeho zo boro gusa basigaye n'igihe uri guscrollinga ku rubuga runaka ukajya kubona ukabona barabiguhaye ukabasiba ibintu bamaye koko abagenzi nitwe dufite n'abana kuko abana b'iki gihe mwana atunga telefone afite imyaka 5 10 15 baba bamuhaye telefone 12 baba babahaye telefone kandi icyo babakora ntago bafite ngo ndahamagara abantu runaka nizambuga bajyaho zibi n'abarebaho se bashamana se bino ngo bashyize ngo by'imyaka ngo kuregistaringa uri muri China itegeko bashyizeho bitewe n'imyaka hari ibintu wemerewe kureba ntago kuvuga ngo ahubwo se bazajya banatanga n'ibipapuro byo mu mutwe ntago kuvuga ngo upfa kureba ibyo ubonye byose hari ibintu ba wemerewe kurebayo rero njyewe ndi kumva ikiganiro ngiye ari kuva nasoreza kuko ngiye iyo ntekereje kuri igendo tuzaba part 2 ariko hagati aho ngaho nta kintu navuga hagati ya Geishi na real life y'ubuzima busanzwe normal life. Impamvu nabivugaho cyane nuko buri muntu wese bamuhaye uburenganzira bwe. Niba bikore nta kibazo nanjye nta kintu. Rero niba baraguha uburenganzira bwawe
buri muntu wese yicunge ni nkaho bavuga ati yihitiramo be yourself kandi ugire security yawe. erega habaho no gukebura abantu ukanabangezaho n'akanyafu sibyo. Murakoze cyane. Ni Idi Black Talk ari mu cyangara pfungiga amarira nyita pin nyita password professional Gaffer. Ikiganiro ni Talk Plus ugikurikirana kuri Password Podcast. Kora like, subscribe, share and comment. Ikiganiro nakagaruka part 2. Let's go.